muzitoroga komera ruhari urahora komera enda komera cyane umuntu turi mande yitiri fast day turi kwa 14 turi kwa 14 kandi uko umuntu abitenyo riku karaza mona nabahe yazamona bakure Javuga bakure ariko komera cyane jora bakure abo bakure turakira umushitsi gumunsi ariko rukomeye none twaje gusenga ndagora senga wambaye ibyo byaye nagushira mizu uzaga gusenga wambaye kwa mugane mwa cyo kwitegura rero ndajana nawe njye ndi kuja mu rugo iwanje duhinaje kukureba tuje gusenga kwagataraga kuja kunywa kakagaje ubwo nembe ngo reka nyire mu rugo nje gukaraba inde karo kacarara nyere nje mu cyaniro ntarasohoka nose rero oya ndakugura n'agatabi ariko ntari ubwo ugize gukaraba ubwo nanje ngiye gukaraba ariko gira vuba aho ko nje ndikorera gutanga ntago wanta ariko ihuti sawa ni mu gitondo cya kare cyane ubwo ahantu ngiye kubwiriza iri teraniro ry'ugu munsi ndashiraho n'amavuta reka mpamagare diakoni numve ko yaje aro niko mwe diako aho hantu ubu naza nkabwiriza umwuka gukaza canga nigire kukanyira rebe abariho mbwiririza umvite ibitabo byakozwe n'intumwa ibyo ba Yohana n'ibyo ba Yesa n'ibyo ba Yobu n'ibyo ba Yuhuri byose ndabifite ubwo rero reka inzi ntabyo gusiga nginze murasi harimo iki bariba uriba jana kangende Haleluya amen bantu kumudasha gutera byageze bitere Haleluya amen yiraho Bibiliya ngiye kubasomera mu gihe pasiteri rwabukuza atari yahagera bintu binaravamora kumutari kwikiriza wowe ushabutse ufite ibibazo byinshi ushabutse Haleluya amen bisi ko mutari no kuzu mu gihe pasiteri atari yahagera rero Bibiliya yagenewe abana b'Imana muri abana b'Imana nanga urabana b'Imana mu gihe pasiteri atari yahagera rero kabatari ko kuganira nawe arabaki ari mu nzira ahantu avuye yateze 80 murabitangara barabitanga afite ibibazo waje utariyera Imana rero nabuze n'agatatu kaze mpamagara pasiteri nawe kandi bari mu nzira kaze mpamagara ko narana yarampamagara alo ugeze hera kabakirisitu bagutogereje ko bakubuze araje banguka uje pasiteri yahagera rero cyo guturisha mu mwakizagera cyaje nangano cyaje mwakwikiriza umuriro ku bwanyu sikubw'Imana nese kubera iki mutashabutse pasiteri kaze murongere mu bipi aze dutangira igikorwa kijanye no gusenga iyo turi ngaha mu butayu rero ni ukuzura amavuta ukumva kuvagira ibintu nta kibazo muhamagara telefone nayisize ariko bagiye mu nzira mu gihe rero gitangiye kijanye no gusenga ikijanye no gusenga rero uje urasenga ubishishikaye burindi ibintu byo kuri manganya mbese nk'ibyahanyu ujya sambanya komeza sambanya ibyo ni ibyaha oya nuwibagaye akomeza yize icyo rero waje mu muri kandi turi gushaka twebwe ijuru igihe pasiteri atari yahagera rero tuzarijamo iyo tuba turi kuganiramo ubwo waje mu ijuru si wibaga ntabwo waje mu ijuru wibaga nanga wicaga nanga ugira gutya ntabwo byakunda ubu si uburiho kubwanira ariko bw'Imana ukoze icyaha bagahita bagufunga uba wakoze amakosa umurongo rero bakangahe kubona gushushanyije umuntu komenya ari guno ni guno ugize gusoma mwa yakira usomerera basomeye mbese nabo babwira kira mikoro barebe ubabwiriza usome isezerano risha Yesu akiri umwana
urafatara mikoro ishyira ngaha ubutumwa bw'Imana kuri igihe pasiteri yahageze kuri Mariya Rukarimu. ubona bari mu nzira Mariya Gaburiyeli yatumye n'Imana ndi kubibona singibisi nahise mbibona yikoze witwaga Mariya wo ku musozi witwa Nazareti. Yari asabwe n'Uwiteka kumutari kwikiza byageze bitera Yosefu muje muri kiriza haleluya umuryango wa Dawidi. Mariya aramubwira ati ndakuramutsa wuzuye ineza, aramuramutsa Imana iri kumwe nawe. Mariya ayoberwa iby'iyo ndamutso nuko risa tafata kajya inzara mubwira ati witi wagize dore ugiye gusama inda ukazabyara umwana. naguhamagaye namanje nanyura mu bigage itizini nanyuze mu bigage manza nawe pasiteri rero muri kubona nahageze kazabaho ijambo ry'Imana. Haleluya amen. Aho ijambo rero ja mu byicaro tugiye gusoma tugiye kumanza twasoma indirimbo. Gusoma iki? Indirimbo. Gusoma iki? Indirimbo. Tugiye kuyisoma tuyirangurura n'ijwi riri hejuru. Iki? Indirimbo. Haleluya kwambye ngo ndababwire abatarariye bazari. Iyo ndirimbo turasoma rero yitwa ubugome si karandevu. Iri mu 106 n'ibice 88,594. Haleluya amen. Haleluya amen. Haleluya amen. Ndere twengu yarasambanaga n'igisambo kaya pasitori ribeshe jano gusenge sibize bihindaje fukamano gusenge ndizi yakonema fukamano gusenge kamano bagusenge kuramo ingofero bagusenge ubaha Imana uko murimo ndagamo baje kigira bito tukigera ko kandi amatunda fukama tugusengere bizira rya haleluya. Uyu muntu nudapfukamye ngo tumusengere uyu muntu ni uw'Imana ntagasamba naga naka abapasitoro satani dukoreragamo subiramo ngo satani cyane nijwi riri hejuru subiramo ngo satani haguruka haguruka wicarire n'imbaraga z'Uwiteka iki Imana nari ncarayeho gatoya ariko mwihangane nari mbaye ngugiye guseka ariko ni Imana yari igiye kunsekesha. Haleluya tugiye gusoma iyo ndirimbo ngo nitugera mu ijuru twashinga kabare muririmba mu rusengero ibyo bintu ntago biba bakabare wari kuza warisubiramo twakomeje icyara nibeshe ngibiri hubu twagiye twese ariko uyu gatari kubwa waburaye nenya munda ari kumubya hari yarari imikonje muvuge nshaka ngo muzamukane umwuka. Haleluya ntondabwiriza ijambo ry'Imana kari numva muvuze ngo nitugera mu ijuru nasanga kabare musubiramo cyane mwese twagiye nubwo amaturo murayatura ariko garamvuna amaturo garamvuna nshaka kugira musubiramo ngo tujane mu mwuka w'Uwiteka. Imana irabwiye ngo n'abari inyuma yaje ngomba kugira ute kubabwiriza inyuma yaje ngomba kubabwiriza n'ibi bititi byose bikora ijambo ry'Imana n'ibi biti byose nabyo ni ibinyabuzima byose n'amagaraviyo bikora ijambo ry'Imana. Hano turi mu butayu ngo nitugera mu ijuru twashinga kabare nitugera mu ijuru twashinga kabare nitugera mu ijuru twashinga kabare. byari kintu nabonye rero nje nanga kukivuga uramuka bari gusimbura kurabasi nk'ingunzu rwandikana we hano hari umugore wabyaye tuturisa vuba atanana arega ngomba kumanza n'abakiriga Imana yantumye nagize ngaturisha udasanga cya kigabo kiri kureba kuriya kinguzu gimsibika kitagenda kidatuye
ntayagenda ariko vuba nkubwira gake wiza kura ariko guma abakirisitu bawe nje ndi kubona bitaravamo no gutura amaturo nto byakwemera bigenda natorogeye nasadutse nabararutse nagwanyaguritse nta kintu hebe no gusubiramo cece nanje nanaga amazi birashekeje n'ukuri arukunda gukora nanje kamwereke ibi bintu nubwo bibabaje no gusoresa birasekeje ariko nje kanje ko narinjye no kugasambanisha sinzi ahantu ngashize kaje tubashaka mu mafaranga tugiye kubashakamo imari sikwe sinsigenda agendana n'ibidodoki pasito ugiye kubwiriza mana we wari ko wagifungisha ikidomo nagifungisha ikidomo baje no gutereza ikidomo cy'urwagwa ucikoreye nado ncikoreye njegere ndabereka ko ngiye gukora kugira batarakara ituro ryanje ryishimwe rigiye utaratura man utaratura ni kupiba twagiye haleluya amen haleluya abantu babaye imana yari tujya ngo tuza tubabwire ari ibintu twitweretse twe tuje ngo yari tujya ngo haleluya ubuka kw'imana haleluya imana yarije ngo imana nako ntago ari imana yarije ngo jewe imana yarimbwiye ngo inze mbabwire nanyara umwuka gwaje n'umwuka gwaje yarimbwiye ngo inze mbabwire kuzuzwa komenya muri abakirisitu mwabagabo mwakuzuzwa mwabakirisitu mwuzuye haleluya imana yarimbwiye ngo inze mbabwire ibyo Yesu yasize atagize te atababwiye kandi werekwaga mu biswahili kutaka haleluya teko soko toko nono teko toko papa teke seke nono haleluya amen kuburiho ni kubw'Imana bibiri abagenewe abana b'Imana aba bantu babiri baraja mu ijuru badapfuye bava muca gutura muca gusambara muri uko munsi mureke gusenga muri uko munsi bro amagambo ubwi ibitoro nakwirukanamo ngahita ngutsibya araho nashize ugahitugwa ugahanyagirwa ukagwikuzimu abazimu bakagufata bakakurya bahereye ku ntoryi haleluya subiramo bakakurya bahereye ku ntoryi kuki kuntoryi umutarakuza mwabaye kimuvuge ko murano kubw'Imana ugumuka muri guhumeka n'ugw'Imana yego runo rutsatsi ndebe icyo kinyogo nabara abazimu bari bururu rutsatsi niba ari abadayimoni ndebe rero nyogosho ku muntu w'umupanga ndabyeretswe je bura ni ingonzi ibiri ijya gusema mu bigori biore jano komeza pasito kanze ngomeze ndeko kankomeze ndeko nabaturisha chaprisa kuri zadi kanchaprisa nerekeze kopera jo protokole haleluya amen ngo jo protokole jo mama vi jo ariko indaya yari mamagaye musubemo we mungurikire kuramase mu rusenge pasito birona bisa bihindu yakita gutura atweta atanatura umara kwekoreza tura pasito kota yasoma mwitonde nijura turisha gutura ntabwo ari akavuyo mwicare ndurishe ku mutekano kugira uture mu mva ya telefone hari indaya iri kumpamagara ariko iyo ndaya uretse kuyitaba tumaze tuve mu materaniro hano hari imodoka nyinshi uramenye yuwatsi dari yawe mwicare rero ndeba uburyo nabaturusha jo protokole twari turi kuri jo protokole yandaye sikugejeje hehe mu nkiko niba muri kugeza deni twari tugohereye zarukacara tugaturisa mwaba abantu icara gutura kwibara ngo kutubwira nk'amaturo mugatanga mushishikaye twagiye ibi biragenewe abana b'Imana ngo agira ngo amaturo g'abana turisha ngo gavuye mu mitima y'abantu haleluya twishimire imirimo myiza wa nikosha pasitora tunare nta no gusubiramo we kikabura
gukina nande amazina y'abana bawe gavuye mu mitima y'abadukorera tukiri mw'iyi si twari dukoreraga Imana none natwe turi atura murabaza kubye ntabwo mwatura ibihumbi 2 gusa ibiryo nta nubwo bibaho ngiye kubasaka kandi muragabitse umva wambwe watuye iki kiri kureba nk'indagara za burayi watuye mumenye ko iyo ari business itari yo kwanika amenyo iyi ni business watuye hari igihe tuzabakubitira mw'iri torero babyirize watuye harya ino nta n'inkoni zibagaye watuye muture turatura wishishikaye cyane muratura mwishishikaye mu mwuka w'Imana muture muture ikintu urakijanye ikintu c'amaturo dore nanje mfite agakingirizo kugira batavuga ngo natwe nto twatuye mfite agakingirizo n'ikidodoki ngaka reka ngaka dore ni nimero mu za mbere nari ngiye kugakoresha nimugoroba kandi dore n'ikidodoki n'ikidodoki si cyo nto bakirya n'ikidodoki naco baki nawe pakurambikamo na bibiliya yo yerekere tugiye kubakubita batahe tugiye kubara amatora nitsaga byanze ngana mwana rumura pese ko gatatu bibita itimba ne tuiturira mikoro na telefone zose turabike bo mikoro reka nsigara ni imwe yo kubasusurutsa haleluya amena ndarebye ngo iri torero rizagwa mu muntu ndavuga ati iri torero riguye haleluya amena iri torero rizagwa mu muntu watuye natuye kisheni wari kona urunda watuye iri torero ndavuga ngo hazagwa mu muntu iri torero hagwa mu muntu mwatuye aguruka umba taha twabaretse kandi uteza ko twagiye Imana iragwana haleluya azavamo umuntu aho nitwe tuzarigwa karacyaha ubukungu bigiye kugenda vuba ahubwo bitanagaruka reba ahubwo batuye na za telefone ahubwo n'udukingirizo dore n'akanya ngo haza senga ibi ko turayigabana batuye agakingirizo aka kabiri akandagakoresha nimugoroba akanzagakoresheje sha wewe nje ndani kamenyo sha ahubwo hazagwamo umuntu ahubwo nitwe tuzagwamo tuje kuyagabana ku cyumweru tuzakoresha n'amasengesho tugabanira tore hazagwamo umuntu nitwe tuzagwa ariko utagaze nkana kamwe nawe agakingirizo kawe sinawe urasambanaga ubicuritse mwizi minsi urambaraga yokosa uriya mukecuru ugukingirizo fata nawe kamwe fata bibiliya imwe ariko ku cyumweru bazerekwa na telefone imwe ariko ubu ndiriye mu mibare hari mu mibare ntacyo niyo waba undiriye mu mibare ukarwaza hose naturutse sintari kure ariko iki kidodoki akijya kubyina nguranira iki kidodoki kijana uracutse ikidodoki kijana naco mu mwuka wera cyari kirimo
kijana byari ibyo by'Imana byari ibyo by'Imana iti bitubura si ubundi urasaza uri kubwiriza cyane hari abantu bahari ndagira tugende